Yes, reka tubasuhuze mwebwe mukurikiye Kigali Lo Paradis. Kigali Lo Paradis ni televiziyo ikorera kuri YouTube, izajya bagezaho amakuru atandukanye yerekeranye n'ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Tuzajya tubagezaho buri gace ka Kigali n'ibyiza nyaburanga byako, ku buryo mwahasura muhazi mufite ubumenyi buciriritse cyangwa se bwibanze kubihabera. Buri gace n'ibyiza bikagize. Ni nayo mpamvu rero tuzajya tunabagezaho inkuru zindi zitandukanye zirimo izi trending z'abastari Kigali, inkuru zaba zigezweho muri ako kanya. Nayo mpamvu uyu munsi dufite kuri kamera zacu Prince Robert. Prince Robert ni umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zihimbaza Imana, abamuzi mwaramukunze. Afite nawe YouTube channel yitwa Prince Robert Rwanda. Nanabasaba ngo mujyeho naho mukande subscribe, musharing amavideo hari, kandi munabanje kubikora kuri Kigali Lo Paradis. Mwumva ni Claude Araninza Murambaho. Hanyuma Robert, amakuru yawe? Ya, amakuru yacu tumeze neza, turashima Imana. Tumeze neza muri rusange. Umaze iminsi warabuze ariko n'ibijyanye n'ibya corona. Corona yabaye urwitwazo ku bastari mwese ariko byanze bikunze urumva na ma event dufite ntabwo turi gukora cyane, ama concert asa nk'ahagaze. Usibye gukora musique twakaprodinga ku macano yacu, ntabwo duhuze kubera ko tudashoboye gukora cyane, tutari gukora, ahubwo ni situation turimo, kandi gumye gusaba abanyarwanda tugumye twirinde kugira ngo Uwiteka azadutsindire iki cyorezo. Ndabyumva. Rero ntabwo tubuze kubera impamvu zacu bwite, impamvu z'iki cyorezo, ariko turahari. Ejo bundi nasohoye indirimbo nshyashya, abantu munyarukire kuri YouTube channel yanjye yitwa Imana y'inyamaboko, nakoranye n'umugabo witwa Noah. Urumva ko ntabwo tubuze. Yes, no kuvuga ngo ibikorwa murabikora, ariko kubera ko ahantu ho kubigaragariza hatahari, niyo mpamvu musa n'abataboneka muri public. Ntabwo twavuga gutyo ko aho kubigaragariza hadahari. Hari ama televiziyo, hari ama radio, hari YouTube channel agiye atandukanye. Anyway, ari nacyo tubabwira abanyamakuru, mwongere muduhamagare tuze dukora umurimo w'Imana giye bitandukanye. Rero ntabwo navuga gutyo ko aho kugaragariza ibihangano byacu cyangwa n'impano zacu hadahari. Harahari, ahubwo ibikorwa birahari, natwe twaje. Impamvu nari mvuze gutyo nuko ntabwo herukaga mu ma interview najyaga nkubona kuri YouTube channel zimwe na zimwe, ariko muri iyi minsi wasaga naho udahari. Niyo mpamvu narivuze ntibyo ari byo byose ushobora kuba warabuze. Nanjye ni n'amahirwe ngize, mbaye ngenda ndi za Nyanza Kicukiro hano hejuru ujya ku Irebero. Ndavuga nti Robert turahuwereka mbanze mukoreho ka interview kanza wanakoze. Okay, navuga ngo sinashidikanya ko nanitsa nk'uwihugiyeho, ariko mpari. Rero untakamvuge ngo I'm come back. Okay, merci. Uri no mu bastari b'i Kigali tuhereyeho twakira kuri kamera za Kigali Lo Paradis. Ntekereze ko naduhaye mu gica chaîne yacu igiye kwamamara. N'abahungu ngo hejuru cyane. Hanyuma ubu igikorwa cyawe gitrendinga, indirimbo warangira abakunzi bawe iri hehe, yitwa gute, bayisanga he, access kuri yo ni yihe, kugira ngo abantu bagomeze benjoying umuziki wawe? Good, nkuko musanzwe mubona indirimbo zacu ku ma social media agiye atandukanye. Mfite YouTube channel iri online iri gukora. Hari indirimbo nshyashya yitwa Uri Nyamaboko. Mugereho, mudukunde, muturayikinge, mudusharinge. Witega gunya dushyikire indirimbo nshyashya ariko imeze neza na hwiri. Okay. Hanyuma nanjye duhuye nyine ndi muri gahunda zanjye zisanzwe za Kigali Lo Paradis. Nkuko twabivuze hejuru, ndiho ndatembera muri Kigali ndeba ahantu nyaburanga, ese nihe twakorera ama video tukereka abantu Kigali. Ndagushimiye ku kanyuhaye Kigali Lo Paradis, Monsieur Robert. Reka mbwira abantu barebe aho hasi hari akazogera, bakande subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro byawe uko bwije nuko bukeye. Iyi ni channel nziza, urumva ko wagize igitekerezo cyiza. Ciao, courage. Merci beaucoup. Ciao.